Hello, yes ashimwe cyane. Imana ibaho umugisha ku bantu bakurikiranye uyu mwanya. Ni Pastor Live Wesige, ndi hano muri Edmonton, Canada. Nongeye gushima Imana impaye umwanya wo kuza gusangira nawe ijambo ry'Imana. Wowe uri murakurikira uyu mwanya, Imana iguha umugisha. Uyu mwanya tugiye kuganira ku magambo Imana yashyize mu mutima wanjye yo kugira ngo agukomeze nawe aguhumurize nkuko nanjye ndimo ndahumurizwa. Muri aka kanya ngiye kubaha amagambo meza cyane, amagambo aryoshye ahumuriza umutima, avuye ku mutima w'Imana ku bwanjye nawe. Amen, haleluya. So uyu mwanya ikintu cyiza Imana irimo irakora mu buzima bwawe cyangwa ubwanjye nuko iri kuturemamo amashimwe, irimo irakora ibikomeye mu buzima bwacu. Uyu munsi rero tuzi ko ari kuwa gatanu mutagatifu, uwa gatanu Yesu Kristo ari kugambanirwa kugira ngo ajye ku musaraba, azize ibyaha byanjye, azize ibyaha byawe, azize ibyaha byacu twese, azize ibyaha by'abari mu isi mu gihe cya kera no mu bari mu isi mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Kubera izo mpamvu rero Kristo ubwo turimo turibuka ko ari ibyamubayeho, ntabwo ari ukuvuga ko ari byo biri kumubaho uyu munsi, ahubwo ni ukwibuka ko byigeze kubaho ariko ntibikiri kubaho. Hari ijambo rero nshaka gusangira nawe riri mu ijambo ry'Imana muri Yohana. Haleluya. Turaza kuganira kuri aya magambo, ni amagambo akomeye, amagambo nise ngo dufite ibyiringiro bizima biriho, ibyiringiro bizima biriho, dufite ibyiringiro bizima biriho. Haleluya. Wowe nanjye dufite ibyiringiro bizima, dufite ibyiringiro bizima biva ku Mana, dufite ibyiringiro bizima kubera ko umwami wacu ariho kandi ari muzima. Haleluya. Ndaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 11. Reka dusome ayo magambo turebe. Yohana 11 umurongo wa 20, turasoma kugeza kuri 26, tuze kongera gusoma 43 kugeza kuri 44. Haleluya. Today I'm doing this sermon in a language that many of you might don't understand. I'm doing this in Kinyarwanda, but on Sunday I'm doing a sermon in English for those who want to come and partake on. We will be here on Sunday at 9 a.m. Mountain Daytime. So that is Sunday 9 a.m. Edmonton time. But for now, I'm using a Kinyarwanda Bible, as you can see. So I'm going to be sharing the sermon in Kinyarwanda, but I'm doing a sermon on Sunday in English. Beth, I hope I answered your question about translating, and thank you so much for joining. I look forward to being with you on Sunday, and many others that were on for that purpose. So abakurikiye bene data, reka dusome muri Yohana 10 umurongo wa 11, Yohana 11 umurongo wa 20 kugeza kuri 26. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Riratubwira ngo Marita yumvise ko Yesu yaje ajya kumusanganira, ngo ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Ngo Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramusubiza ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Hanyuma reka dusimbuke tujye ku murongo wa 43 na 44. Haravuga ngo, amaze kuvuga ibyo arangurira ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka, azingazinzwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubu rero ngiye kukuganiriza ku bintu bitatu dukwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki. Turi mu gihe isi yose ifite
ubwoba kubera virusi iri hanze aha badashobora kureba, badashobora kubona, ndetse ni n'icyitegererezo cyiza kuba iyo virusi ihari, kubera ko niba abantu bemera virusi batabona, ariko effects cyangwa se efe z'iyo virusi zikaba zigaragarira amaso yacu y'umubiri, natwe biratworohera kuba twakwizera Imana nubwo tuvuga ngo ntituyibona, ariko ibyo yaremye turebesha amaso bitwemeza ko ihari. Haleluya! tureba ibiti, ndetse nanihereyeho ubwanjye, nawe ubwawe wirebye uri igitangaza, kuko waremwe mu buryo bukomeye kandi butangaje, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya! So rero mu ijambo ry'Imana hano tugiye kuba turebera hamwe ibintu bitatu Yesu yarimo akora. Nababwiye ngo umutwe w'iri jambo dufite ibyiringiro bizima. Dufite ibyiringiro bizima. Ibyo byiringiro bizima ntabwo ari amarangamutima wowe ufite kubera ko wiringiye ko wenda akazi kawe gahari, cyangwa se amafaranga ari kuri konte, cyangwa wiringiye amahoro n'umutekano biri mu gihugu urimo. Oya, ibi ni ibyiringiro muntu. Ibi byiringiro ni Kristo Yesu. Ibi byiringiro ndimo mvuga bizima biriho ntabwo ari ibyiringiro bizanwa n'amashuri umuntu yize, ni ibyiringiro byo gusobanukirwa ubumuntu bwa Kristo Yesu, kuko niwe byiringiro byacu bizima. Haleluya! So umuntu witwa Marita na Mariya bari abavandimwe, bari bagize ibyago, bapfushije umusaza wabo, ndetse hashize n'iminsi n'uwo musaza wabo apfuye ndetse yanaboze. Ni ukuvuga ngo bari mu buzima bushaririye, bari mu mibereho ibabaje, bari mu gahinda. Yesu abasanga bishwe n'agahinda. Mu gihe Yesu yaje, umwe yamenye ko Yesu yaje, ngo arirukanka ajya kumusanganira, ngo ariko undi asigara mu nzu. Muri bino bihe Yesu yaje. Yesu yaje kugira ngo atwigishe ko ibyo twashyiraga imbere atari byo bikwiye gushyirwa imbere. Twashakishaga ibindi bitari Imana, ariko Imana irimo irashyiraho yahagaritse ibisa nkaho ari ibyo twashyiraga imbere, noneho kugira ngo tugume mu mago, noneho tubashe gushakisha Yesu, kuko arahari, ariho, ari mu mutima wawe, ari hafi yawe kuruta uko ubitekereza. None uyu mwanya arashaka ko umushaka. Nawe rero waje kumushaka, mera nka Marita, ugende wirukanka ngo umusange aho ari. Haleluya! Gusanga Yesu aho ari bigufitiye umumaro, kubera ko iyo uri mu mwijima ukegera umucyo, wa mucyo wirukana umwijima. Kandi muri kino gihe ubuzima bwa benshi burijimye kubera ubwoba, burijimye kubera guhagarika umutima wibaza uko ibintu bizagenda. Mbese itara ry'ibyiringiro rirasa nk'iryazimye, ariko niwegera Yesu, we byiringiro bizima, uraza kubona ko urumuri rwe rwirukana cyane uwo mwijima wari uguteye ubwoba, uwo mwijima wari ukugose. Rero reka twegere Yesu. Amen. Haleluya! Ngo Marita, ijambo ry'Imana yatubwira ngo yumvishe ko Yesu yaje, ngo ajya aho ari. Amen, amen, amen. Ntabwo yagiye ahari ari umutiranutsi, ntabwo yagiye ahari ari intungane mu mutima. Ikitwereka ko atari intungane kandi atari yagiye uko ari, nuko yageze imbere ya Yesu ahita atangira kumubwirana amagambo asuka umubabaro n'agahinda yifitiye. Ntabwo yatinze mu byo kuvuga ngo ngeze imbere y'umwami wera, reka niyeze. No, yagiye uko ari. Nawe ndagusaba ngo mu bihe nk'ibi wegere Yesu kuri. Waba uri umunywi w'inzoga w'umusinzi, waba uri umusambanyi kabuhariwe abantu bose bita maraya, uko waba uri kose ndaguhamagarira kwegera Yesu, kuko uyu Marita yageze imbere ya Yesu adafite ubwoba. Yaje uko ari, ngo yumvishe gusa ko yaje, ngo agenda uko ari. Ikitwereka ko yagiye uko ari niki? Nuko yagiye yaba akimubona ataranamurabya nk'umwami, ataranamusingiza nk'umwami, ahita avuga ijambo rivuga gutyo. Yaravuze ati ngo iyaba wari hano, ngo musaza wanjye ntaba yapfuye. Ni nkaho yarimo agenda avuga ati ariko Mana, ubundi wari hehe abantu banjye bicwa? Ariko Mana, wari hehe ibibazo bijya kungwaho gutya bakanyirukana mu kazi? Mbese ntabwo yagiye ari umuntu wo kuramya ngo Mana ndagushima. No, yaje uko ari, abwira Imana uko ibintu bihagaze. Nawe ndaguhamagarira kuza kuri Yesu ukamwereka ukuri ko mu mutima wawe. Niba ushidikanya, niba wararakajwe nuko abanyamadini bagiye babeshya mu izina ry'Imana, ngwino umusange uko ari, uhari umubwire
umubwire uti dore uko bimeze Yesu, nakabaye nkwizera, ariko dore bari abapasiteri birirwa barya amaturo babeshya abantu, nicyo gituma nakwizera. Nakabaye ngukurikira, ariko kubera amatiku y'abakristo mbona nibyo bituma ntakwegera. Ngwino kuri Yesu kuri. Marita yaje uko ari, araza arambwira ati dore nagutumyeho kare ntiwaza, nagutumyeho umusaza wanjye akirwaye ntiwahagera, iyaba waraje ntabwo aba yarapfuye, uri accountable. Yesu aramureba, abona koko amubwiye ukuri ko mu mutima. Nawe ngwino umere nka Marita, wegere Yesu kuko yaje, noneho numara kumwegera umubwire ukuri ko mu mutima wawe, ntumuhishe uko bimeze, umubwire iby'urushako rwawe uko bihagaze, umubwire ubwo bufite kubw'amashuri make ufite, umubwire ndetse n'agahinda uterwa n'ibibazo wasigaranye, umubwire byose kuko arahari kandi arakumva. Nuko rero ijambo riratwereka ngo amaze kuhagera, amaze no kumubwira agahinda ke, Yesu yamuteze amatwi, ntiyamwirukanye, ntiyamubwiye ngo banza wiyeze dore uranduye, oya, yamuteze amatwi. Arangije arambwira ati Marita, ngo Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Iryo ni ijambo ry'ihumure. Ibyiringiro bizima ntabwo biza biguca intege, biza biguhumuriza. Kristo ntabwo yamubwiye ati yo yamaze gupfa byarangiye, yaranaboze byarangiye, oya, yarambwiye ati ariko rero nubwo yapfuye, nubwo yanaboze, azazuka. Haleluya. Bishatse kuvuga iki mwene data? Situwasiyo yawe nubwo yaba yaboze, nubwo rwose ubona biteye ubwoba bidashoboka, ngufitiye inkuru nziza, byazuka. Ngufitiye inkuru yuko n'ibyo byaboze byazuka. Ngufitiye inkuru yuko n'ibyo byageze ahantu abana b'abantu badafite icyo babikoraho, Yesu afite icyo yabikoraho. Haleluya. Wicika intege, wikwiheba, umwami yaje kandi afite icyo yabikoraho. Amen. Aravuga ati humura musaza wawe azazuka. Noneho Marita ahita amusubiza, ndabizi yuko azazuka ngo ku munsi w'imperuka mu bazazurwa. Icyo kiratwinjiza mu kintu cya kabiri tukwiye gukora. Icya mbere, tugomba kuza aho Yesu ari, kandi tukaza uko turi, tutishushanije, tutiyorobetse, tutikoze ukundi kuntu, ahubwo uzi uko ari, kuko akuzi uko uri, aranakwemera uko uri. Haleluya. Kandi mu kibazo cyawe afite igisubizo cy'ihumure. Noneho dore ikintu cya kabiri rero, ahangaha Marita yahise amwereka ati ibyo uvuga byose ndabizi, reka nkubwire ikintu ukwiye gushyira mu mutwe wawe mu bihe nk'ibi ngibi. Ibyo waruzi byose bifashe hasi kugira ngo ubashe kwakira icyo Yesu agufitiye. Muri rino jambo Marita yabwiye Yesu ngo ibyo ndabizi, ngo azazuka ku munsi wo kuzuka. Haleluya. Bishatse kuvuga iki? Yashatse kwereka Yesu ko afite ibyazi, hari amahame adajya ahinduka, mbese ingumba ntibyara, umurwayi wa sida ntiyakira. Hari ibyo tuza tuvuga ngo ibi ndabizi, umuntu yamaze gupfa ntakongera kubaho. Nicyo Marita yarazi, ariko hari icyo Yesu yarazi Marita atazi. Nawe naje kukubwira ngo ngwino kuri Yesu, nurangiza kugera ahari wiyambura ibyo waruzi kugira ngo ubashe kwakira ibyo Yesu agufitiye. Haleluya. Kuko ushobora kuba waje kuri Yesu, ariko ubwenge bwawe bukarimita imbaraga z'iby'Imana yakagombye kugukorera, kubera ko wabizanyemo ibyuzi kuruta kwakira ibyo utaruzi Imana ishoboye gukora. Ngwino rero ufashe hasi ibyo wuzi. Reka nkwereke bimwe mu bintu uzi. Uzi kahise kawe, uzi ibyo wakoze ejo, uzi ibyo wabayemo, uzi ibyaha byawe, uzi hari ibyo uzi. Ariko ngufitiye inkuru nziza ko hejuru y'ibyo uzi hari n'iby'Imana izi wowe utazi. Hejuru y'ibyo ngibyo uzi, Imana ishaka kuguhereza ibyo wowe utaruzi ko wanabasha kwakira. Kube imbabazi zayo. Par exemple, ushobora kuba wibwira ko kubera ibyaha byawe Imana itakubabarira, ariko naje kukubwira ngo ifite imbabazi nyinshi ziruta ibyaha byawe. Ushobora kuba uzi ko wenda byarangiye kubera ko matrice bayivuyemo utabyara, ariko Imana ishobora no gutuma umuntu utagira matrice abyara, nubwo mu mubiri wacu ugaragara twibwira ko bidashoboka. Kuko niba ishobora kuzura umurambo, nuko ibidashoboka bishoboka. Ibyo siyansi ivuga ko bitakunda, Imana yizi ko bikunda. Ibidashobokera abana b'abantu, ku Mana birashoboka. Rero wiza nka Marita ngo uzane ubwenge bw'ibyuzi, ahubwo ngwino ku birenge bya Yesu maze ushyire hasi ibyo waruzi kugira ngo wakire ibyo utaruzi. Dore icyo Marita atarazi nicyo Yesu yamubwiye. Yesu yahise amusubiza aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo.
unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mbese ni nkaho yambwiye ati ndabizi ibyuzi uzi ko umuntu yapfuye atongera kubaho, ariko reka nkubwire njyewe Yesu ndi ibyiringiro bizima, n'upfuye abaho, na nyuma y'urupfu hariho ubundi buzima. Iri jambo rikwiye guhumuriza abacu abagiye babura ababo mu bihe bya jenoside, ko abenshi bapfuye bamaze kwiyunga n'Imana, bamaze no kwiyeza no kwihana. Rero abenshi bari mu bwami bw'Imana. Ngunyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Bene data, abacu bariho. Niba ubyizeye ubifata ubigumane mu mutima wawe, kuko barahari, bariho, ntago bapfuye. Kuko ijambo rirandatubwira ngo uwizeye naho yapfa azabaho, bivuze ngo ubuzima buracyakomeza. Amen, amen. Noneho rero ikindi gishimishije nuko hano ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuriho, ngo uzaba akiriho yizeye ntazapfa iteka. Bivuze ngo niyo yapfa azakomeza kubaho iteka. Kubera izihe mpamvu? Yesu azi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Yesu azi ko ari we byiringiro bizima, utanga ubuzima n'ubugingo. Kubera izo mpamvu iyo uje aho ari, ibyari biguteye ubwoba barabikwambura, akaguha ibye bizima. Amen, amen. Hallelujah. Ikintu cya gatatu tubonamo hano Yesu yashatse kwigisha uyu mwene data, nawe nkwifuriza kumenya, nuko iyo ugeze aho Yesu ari, uba ugomba kurekura ibyo wari ufashe kugira ngo wakire ibyo agufitiye. Hari gushyira hasi ibyuzi kugira ngo wigishwe nawe, noneho hariho kurekura ibyo wari ufashe kugira ngo wakire ibyo afite. Rero ku murongo wa 25 Yesu yahise amubwira ikintu gikomeye. Arambwira ati unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Agera arambwira ati kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka. Mbese wizeye ibyo? Iryo jambo kuvuga ngo wizeye ibyo ni nkaho yaravuze ati ese witeguye kwakira ibyo? Waba witeguye kwakira icyo gitangaza? Reka rero nkubwire mwene data, ushobora kuba waje imbere ya Yesu ukabuze waje aho ari. Ushobora kuba waje uzi ko urwaye, iyo ni raporo iri fact, urarwaye. Waje uzi ko ukennye, ibyo nabyo nta wabiguhakanya. Waje uzi ko ufite amadeni, ibyo nta wabikwambura. Waje uzi ko wandwa n'umuryango, ibyo nabyo nta wabikwambura. Ariko kuko waje aho Yesu ari, reka nkubwire ikintu, ibyo waje uzi bifashe hasi, ubyibagirwe. Noneho wizere ko ugiye kwakira icyo Yesu agufitiye. Kuko ushobora kuba wari wanzwe nyamara Yesu agufitiye inshuti. Ushobora kuba wari ukennye Yesu agufitiye umutungo. Ushobora kuba wari urwaye Yesu agufitiye igitangaza cyo gukira. Uyu munsi itegure kwakira. Haleluya. Yesu babambye yarazutse, ni muzima, ni ibyiringiro bizima. Itegure kwakira igitangaza cyawe. Dore ijambo ry'Imana ukuntu ritubwira ngo amaze kuvuga ibyo ku murongo wa 43 ngo yahise avuga ngo aterura ijwi rirenga, ahamagara Lazaro, abwira cya kibazo, abwira kuri ya situation wowe waruzi. Aravuga ati Lazaro sohoka. Ngo uwari upfuye arasohoka. Haleluya. Mbese cya kibazo cyari kigaragara ko gikomeye gihinduka ishimwe, gihinduka igisubizo. Uwari upfuye arasohoka. Haleluya. Nawe ibyo byawe byari byarapfuye byaraboze, ngufitiye inkuru nziza yuko bigiye kuzuka. Ubwo bushomeri bugiye kurangira, ubwo bugumba bugiye kurangira, iyo ndwara igiye gukira, ubwo bukene bugiye kuvaho, ndetse n'ibyo byaha ugiye kubireka ntuzakwisubiramo ukundi. N'izo nzoga zakugize imbata ugiye kuzivaho, n'iryo tabi ryakumugaje ugiye kurireka, kubera ko Yesu amaze kuhagera, ukemera kuza aho yaje, ukabasha gushyira hasi ibyo uzi kugira ngo akwigishe. Noneho ubasha noneho no kurekura ibyo wari ufashe kugira ngo wakire ibyo agufitiye. Marita yarekuye ibyo yarazi, ashyira hasi ibyo yari amenyereye, yigishwa na Yesu. Nyuma yo kwigishwa na Yesu yakiriye igitangaza gikomeye mwene data. Yakiriye musaza we wari warapfuye, amubona yazutse. Ngo Yesu aramubwira ati nimumuhambure, nimumurekure abe muzima. Nene data, ndasoza iyi nyigisho nkubwira ngo dufite ibyiringiro bizima. Yesu ntiyapfuye, ni muzima. Yesu ariho. Haleluya. Reka nkwereke ibintu bine biranga Yesu ukwiye kwizera, ukabigira ibyawe, kandi ukishimira koko biriho, kuko ni ibyawe nanjye nkabibyinezerwamo, kuko ni ibyanjye nawe. Yesu wacu tuvuga, Yesu dusenga, Yesu dukurikiye ni umwami. Haleluya.
ni hehe mvana ko ari umwami? Ni ijambo ry'Imana riri muri Matayo 21 umurongo wa 4 kugera kwa 5. Munyemerere mpabasomere kugira ngo tubone bino bintu ukuntu biryoshye. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riratubwira muri 21 umurongo wa 4 kugera kwa 5 ngo ibyo byabereho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore, ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti dore umwami wawe aje aho uri, ngo ari uw'ineza, ngo ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Bene data, umwami wacu yaje aho turi. Umwami wacu yaje aho turi kuko aje afite igisubizo cyawe, aje afite igisubizo cy'ikibazo cyawe mu kiganza cye. Aje aho uri mukobwa w'i Siyoni, aho wicaye, mwana w'Imana, aho ngaho uri, umwami wawe yaje. Reka nkubwire rero, iyo hariho umwami haba hariho ubwami. Iyo hariho ubwami hari amategeko y'ubwami. Amategeko y'ubwami ntajya avuguruzwa. Amategeko y'ubwami, ikivuye mu kanwa k'umwami ni itegeko, kandi ikivuye mu kanwa k'umwami ntikivuguruzwa, ntikinigwaho, ahubwo kirasohozwa. Umwami waje rero hari icyo yakuvuzeho. Yavuze ko agukunda, yavuze ko akwitayeho, yavuze ko agupfiriye kugira ngo noneho ubashe aguhindukire incungu. Dufite umwami ni ibyiringiro bizima. Kuko ufite umwami ufite ibyiringiro, mwene data. Bishatse kuvuga iki? Kuko ufite umwami amategeko ari mu ruhande rwawe. Kuko ufite umwami nta uzabona justice. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma ikindi kintu nshaka kukwereka ku byiringiro bizima dufite nuko Yesu ni umugaragu uciye bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45. Reka twasome vuba twihuse. Mariko igice cya 10 umurongo wa 45 havuga iki bene data? Havuga aya magambo aryoshye nshaka kukubwira, ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ngo ahubwo yaje gukorera abandi, ngo no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Naje kukubwira mwene data, umwami yaje kugukorera. Iyo urimo urakorerwa n'umwami uba uri mu rwego rwiza, uba uri mu rwego rw'ibitangaza, uba uri mu rwego rukomeye, uba uri mu rwego rudasanzwe, uba uri mu rwego rushimishije, kubera ko urwego rw'umwami, haleluya, urwego rw'umwami ni urwego rwiza cyane. Ntawe uvuguruza umwami. Rero umwami niba aje kugutabara no kugukorera, mwene data, izere kandi umenye ko uwo mwami waje kugukorera no kugutabara ari mu ruhande rwawe, ntacyo uzamuburana. Amen, haleluya. Umwami yaje mu ruhande rwawe kugukorera. Umwami yaje mu ruhande rwawe kugukorera. Umwami ari mu ruhande rwawe kugutabara. Umwami ari mu ruhande rwawe kukwereka ineza ye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bishatse kuvuga iki mwene data? Dore ikintu cyo nshaka kukwereka. Ahari umuryango wawe ntushoboye kuba wagira icyo ugukorera muri bino bihe. Ahari inshuti zawe ntizifite icyo zagukorera muri bino bihe. Ahari abavandimwe bawe ntibafite icyo bagukorera muri bino bihe. Ahari igihugu cyawe ntigifite icyo cyagufasha muri bino bihe. Ariko umwami ntabwo yaje gukorerwa, yaje gukora. Yaje kugira ngo noneho ibyo abandi batagukorera wowe abigukorere. Kimwe mu byo abantu batagukorera ni ukugupfira. Nta muntu ushobora gupfa kugupfira. Ariko Yesu we ngo yaraje ngo atanga n'ubugingo bwe kugira ngo abe incungu yawe, agupfire ubashe kubaho by'iteka ryose. Haleluya. Ni umugaragu wawe wagupfiriye kugira ngo ubashe kubaho. Emera rero agukorere, kuko yaje kuguseriva, yaje gukora ibyo abandi batagukorera, yaje gukora n'ibyo nawe ubwawe udashoboye kwikorera. Nicyo umukozi cyangwa umugaragu akora, ni ukugufasha gukora ibyo wowe udabasha gukora cyangwa udafitiye umwanya wo gukora. Imana ishimwe cyane. Dore ikindi kintu rero Yesu aricyo. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Luka igice cya 19 umurongo w'10. Turahasoma twihuse. Luka 19 umurongo w'10. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje mu nzu yawe, ngo kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Yesu hano yiyita umwana w'umuntu. Bishatse kuvuga iki bene data? Ni inshuti. Azi agahinda k'ubumuntu, azi ishavu ry'umuntu urara yibaza tejo nzarya iki. Azi kwitwa ikinyendaro uko biryana, kuko yavutse abantu batazi ko Yosefu ari wese cyangwa Imana ari wese. Ntago bashoboraga guprovinga se uwo ari we, bamwita ikinyendaro.
azi agahinda ko kubaho utazi ababyeyi bawe cyangwa se witwa umwana utagira ababyeyi. Yesu ntabwo ari ako gahinda konyine azi n'agahinda k'ubuhunzi, kubera ko nawe akimara kuvuka iwabo barahunze bahunga inkota ya Herode. Azi kwaka assistance mu bihugu by'ubuhungiro. Ntabwo ari ibyo byonyine azi no kwangwa n'abo yagiriye neza. Abo yahaje imigati nibo bamubambye, abo yari yakoreye ibitangaza nibo bamugambaniye. Yesu ntabwo ni inshuti izabasha kukumva no kwiidentifiya n'ibibazo n'amakuba uri mucamo. Niyo mpamvu ni umwana w'umuntu. Ndakumenyesha ngo ufite umwami, kubera ko ufite umwami justice iri mu ruhande rwawe. Ufite umugaragu, kubera ko ufite ugufasha mu mirimo. Ntabwo uzaruha ngo wicwe na stress, azagutabara agufashe. Kandi kubera ko ari umwana w'umuntu, ufite inshuti iruta izindi. Haleluya. Ariko reka nsoreze kuri iki kintu mwene data. Yesu ntabwo ari inshuti gusa, ahubwo ijambo ry'Imana yatwereka muri Yohana 20:31 yuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya. Dusigaje iminota 5 ngo turangize iki kigisho. 20:31 havuga ibingibi. Haravuga ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, ngo kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Kristo ari umwana w'Imana. Bene data, reka nkubwire, Yesu ni umwana w'Imana. Ubyemere cyangwa ntubyemere, idini ryawe rikwigisha cyangwa ntiribikwigishe, Yesu ni umwana w'Imana. Kandi umwana Imana ntabwo yabyara ikitari Imana. Niba ari umwana w'Imana afite ububasha n'uburenganzira ku by'Imana. Isi niba yuzuye nibye, ndetse ijambo ry'Imana ritwereka ko ngo isi niba yuzuye byaremwe nawe. Haleluya. Kubera izo mpamvu rero mwene data, wowe uri gukurikira izi nyigisho, wowe wafashe ikaramu kandika, andika ngo ni umwana w'Imana. Umwana w'Imana ça veut dire quoi? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umwami nk'abano bami bo ku isi, nta nubwo ari umugaragu nk'abano bagaragu bo ku isi, nta nubwo ari inshuti nk'inshuti zisanzwe zo ku isi. Ni inshuti iri karifiye kuko ni umwana w'Imana. Muri we nta buryarya. Iyo agiye kugukorera ntagukorerana intugunda n'indishyi, agukorera bivuye mu mutima w'imbere kandi akagukorera ibyiza. Haleluya. Ni umwana w'Imana. Kuko ari umwana w'Imana rero ashobora kugukorera ibyo abandi batagukorera, ashobora kugukiza indwara abaganga batavura. Kuko ari umwana w'Imana ashobora kugukiza agahinda inshuti zitabasha kukuvura. Kuko ari umwana w'Imana ashobora kugukiza urubanza rugeze mu marembo utabasha kwivanaho. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Reka rero dusenge, kubera ko iri jambo ni ijambo ry'ukuri kandi ryari ijambo ryawe rivuga ngo dufite ibyiringiro bizima. Impamvu mvuga ngo ni ibyiringiro bizima ni iyihe? Nuko Yesu nk'umwana w'Imana urupfu ntirwamuheranye. Yesu nk'umwana w'Imana ni inshuti nzima kandi horaho. Yesu nk'umwana w'Imana ni umwami utazavanwa ku bwami bwe ngo aterwe kudeta. Kubw'ibyo azahora hari kuguburengera no kukuzanira ubutabera ahatari hari ubutabera. Yesu nk'umwana w'Imana azagukorera, agutabare, akuzuze umugisha. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, twongeye kugushima kuko uri ibyiringiro bizima. Twongeye kuguhimbaza kuko uri ibyiringiro bidakoze isoni. Twongeye kugushyira hejuru kuko nk'uko waje nk'umwami ugategeka muri situasiyo ya Lazaro, nk'uko waje nk'umugaragu ugaseriva mwami umutima n'amarangamutima ya Marita na Mariya, nk'uko waje nk'umwana w'umuntu ukagaragaza ubushuti wari ufitiye Lazaro n'umuryango we, kandi nk'uko waje nk'umwana w'Imana ugategeka ngo Lazaro sohoka, ni nako ugiye gutegeka mu buzima bw'abarimo bakurikira iki cyigisho mwami. Ni nako ugiye kugaragaza nk'umwana w'Imana yuko uri ibyiringiro bizima. Kubw'ibyo icyari kibateye ubwoba kitagikwiye kubatera ubwoba ukundi, kuko ushyizeho iherezo. Icyari cyarapfuye cyaraboze ndagitegeka kuzuka. Situasiyo y'uyu mwene data ndayitegeka kuzuka. Icyari cyarazanye ubwoba ndagitegeka kuvaho, kandi uyu mwijima wari umugose ndategeka ngo umucyo w'Imana urasemo mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka ngusabe wowe wakurikiye ngo unyemerere uyu mwanya ujye kuri YouTube, wandikeho ngo love love yo gukunda mu cyongereza 24 n'ijambo give mu cyongereza bifatanye. Love
24 give. Love 24 give ni iyo love imibare wa 24 give. Hanyuma usubscribing kuri YouTube channel yanjye. Uri mureba iyi nyigisho kanda ako kantu kanditseho ngo subscribe kugira ngo udufashe kujya tukugezaho ubutumwa bwiza, kandi igihe cyose hasohotse inyigisho ujye ubasha kuyibona. Nawe wakurikiranye kuri Facebook, reka ngo usabe kugira ngo uhereze inshuti zawe ubu butumwa, kandi wakoze. Imana iguha umugisha. Naho ku cyumweru kubumva ururimi rw'icyongereza, Imana ibagirire neza.